Gitare TV Rwanda twese kunda cyane mu minsi ishize hari ibikorwa bimeze nk'icyorezo byasize bamwe na bamwe mu gahinda kenshi cyane, aho channel zimwe na zimwe bazisibye kuri YouTube izindi bakazibuza kujya zihembeha. Wari uri kwisoga muri ibyo bibazo, niwe mwanafunzi hakurikiraho Rocky Entertainment ndetse hazaho na Mutesi Scovia, hari n'abandi barimo Blue Jedi ndetse n'abandi benshi ubu hagezweho. Gitare TV Rwanda Pole Sancha ane turahari kubawe. Gitare TV kurikirare yitwa Gitare TV Plus, niyo yahise afungura, reka tuyikomerezeho nayo tuyizamure abakunzi ba Gitare TV Rwanda muri hengo dukomereze kuri Gitare TV Plus, nayo tuyizamure. Abafite agahinda ni benshi kubera ibibazo bikomeje kugenda bibabaho. Gitare TV Rwanda dukunda cyane, ukomeze kwihanganira ibibazo wahuye nabyo birababaza cyane. Gatangirira kuri 0 ukagera ku bihumbi 20 bigukurikira, warangiza ugahura n'ibibazo n'ibyo wahuye nabyo. Abakunzi ba Gitare TV kurikirare Rwanda muri hengo dukomereze kuri Gitare TV Plus, nayo tuyizamure abakunzi ba Gitare TV Rwanda. Kurikirare Rwanda muri hengo dukomereze kuri Gitare TV Plus. Wari uri kwisoga muri ibyo bibazo, niwe mwanafunzi hakurikiraho Rocky Entertainment ndetse hazaho na Mutesi Scovia, hari n'abandi barimo Blue Jedi ndetse n'abandi benshi ubu hagezweho. Gitare TV Rwanda Pole Sancha ane turahari kubwawe. Gitare TV Rwanda Pole Sancha ane News TV subscribe for News TV subscribe for Gitare TV Rwanda Pole Sancha ane News TV subscribe for Wari uri kwisoga muri ibyo bibazo, niwe mwanafunzi hakurikiraho Rocky Entertainment ndetse hazaho na Mutesi Scovia, hari n'abandi barimo Blue Jedi ndetse n'abandi benshi ubu hagezweho. Gitare TV Rwanda Pole Sancha ane abakunzi ba Gitare TV Rwanda muri hengo dukomereze kuri Gitare TV Plus, abakunzi ba Gitare TV Rwanda muri hengo